ese sindi umugore mwiza aratuhimbaza Imana? Kandi no mu buryo bw'umubiri nambaye kibiribiri nabwo naba ndi mwiza, no mu buryo bw'umwuka nkaba mwiza. Haleluya. Ako nshima Imana ko ndi mu buryo bw'umwuka rata. Uburyo bw'umubiri bwo naraburenze, ibyo si bikiri ibyanjye. Ko yaba yaryaga yaba yanywaga nayifata nkayitwara nkayijyana muri hoteli ikomeye Remigo, nkayigurira inkoko kuko aho yankweye ni habirata. Akira de bari si habirata, kwa Makiri ni habi. Twari turiyo tunezerewe tuzi ko ari heza, ariko ugeze muri Yesu ubona ikinyuranyo. Nge mpita numva ari nk'umukecuru wagiye mu mwuka atiri zompaya zekota, ahita avuga ati mureke mbereka aho ikibazo kiri. Arangije aragenda, wa wundi wari utwaye ubwato aragenda asanga akagabo kitsimbye hariya. Arangije arakabaza karivuga neza, maze reka mbabwire, iyo umuntu azi ko ari mu kibazo yari no guhunga umuhamagaro wiwe, nukuri yo nayivuze neza, arivuga arimanuka neza, yivuga uwo ari we. Ahita avuga ati ibintu byose byabahe ndabizi, icyo muri kuzira nuko nanze kumvira Uwiteka. Haleluya. Ngarangije ngarababwira noneho wumve nakandi kaga, mumve ukuntu Yona yari umuntu mubi cyane. Arangije arabwira ati none nge no kugira ngo nge Nineve, ikintu ndi gushaka nuko mwanyica, ndapfa aho kugira ngo ngewe nge hari Babuloni ndapfa. Timujugunye Kasiya mukubite mu nyanja, ubundi nirangirire. Maze hasanga Imana yahageze fresh, umugambi wayo ntago ushobora kuwuhunga. Ihita imutupa mu nda y'urufi we. Haleluya. Yahise imunaga mu kanwa k'urufi. Wumva igitangaza, iriya fi kumira umuntu nka Ezekiyeli n'ibintu byoroshye. Nibyo yahise aragenda araparikamo, kuko yari mu mugambi w'Imana, aragenda aparikamo 3 jours. Ahantu yagombaga kugenda igihe kirekire hagenze iminsi 3. Rata Imana ituremera uruyuzi rutazuma cyangwa ituremera uruyuzi ruzuma kugira tuyikorere. Ituremere uruyuzi rutazuma tuyikorere. Rutazuma tuyikorere cyangwa ituremere uruyuzi ruzuma kugira ngo tuyikorere. Muri kunyumvara? Ezekiyeli Imana imeze uruyuzi. Imeze uruyuzi rugumeho tuyikorere, cyangwa itumereze uruyuzi ruzuma tuyikorere. Muri proje yanjye n'ubuzima bwanjye ndetse n'ubwanyu bwite, Imana yari bizi ko umunsi nzaba ndi mu Kinigi. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Nje kubatangariza itangazo rivuga ngo kuba muri Yesu nta gihombo, kandi gukorera uyu mwami neza bitera kunesha. Haleluya. Iyo ukoreye umwami neza aguhaza amahoro, aguhaza umunezero, aguhaza ibyishimo, aguhaza kunesha ikibi. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Umwami wacu atutegekere kandi atuganzereze rata. Ijuru ryateranye, ijuru ryabyemeye, siko kurira. Kuba twabyutse bikemera nukwera ijuru ryabyemeye, siko kuri. Ijuru ryatugambiriyeho icyiza. Haleluya. Iyo uteye haleluya uri hano mu Rwanda, Amerika n'Uburayi barayikiriza. Haleluya nta mupaka igira. Turabyemeranya? Isengesho nta mupaka rigira. Isengesho nzasenga ndi Kigali nzarisengera Abanyamusanze Kinigi, rizaza rikora imirimo n'ibitangaza rata. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana ni nziza, Imana iraryoshye. Impamvu dutaramye muri iki gitaramo nuko tuzi ko hari icyo Imana ikora. Impamvu turi muri ibi byishimo, turi muri iki gitaramo nuko hari aho twavuye rata. Imana ni ngari, abaririmbyi baririmbye ndabyumva cyane. Ngo Imana ntireba uburanga ndetse ntireba igihagararo, ngo ntireba n'indeshyo. Nukuri ko yampamagaye iza kureba uburanga ntabwo nari buboneke, iza kureba igihagararo ntabwo nari buboneke. Ntekereje iyo nkomoka, ugatekereza iyo ukomoka, twese tugatekereza iyo dukomoka. Ntabwo agakwiye kuba wicaye aha, ahubwo kuba wicaye aha ni ubuntu bw'Imana rata. Hashimwe umuhungu mwene Mariya wagiye ku musaraba akabyemera. Yarakoze igihe inyokomuntu yari yaciwe burundu. Umuntu ijambo ry'Imana risomye rirambwira ngo kuva mu bworo bw'ikirenge ngo ukageza ku gitwariro, umuntu byari bisebe binuka imbere y'Imana. Imana ifata decision yo kurimbura umuntu. Haleluya.
kubera yuko umuntu yari yangiritse. Ariko reka mbashimire umuhungu mwene Mariya witwa Yesu. Yaritonze aragenda arareba. Reka mbabwire bene data, nta nubwo ibi bintu ari byo nari ngambiriye kubwiriza, ariko uko ubwato buri buyoborwe nuko ndabutwara uko nguko nuko ndi bugashye. Haleluya. Ngo arangije ngo Yesu kubera ko inama zose zari zabereye mu ijuru zari yarahari, bajya gufata initiative yo kurema umuntu, Yesu yarahari. Irangije Imana agakora yari yakoze kugira ngo umuntu abe mwiza, yamuremye mu ishusho yayo. Yesu arareba aravuga ati ariko ni gute ubundi umuntu data yaremye umuntu ndeba, ni gute nakwemera ko arimbuka? Bitewe nuko umuntu yari akomeye, umuntu yari umuntu ukomeye imbere y'Imana rata, ariko kurema umuntu byayitwaye n'igihe. Yarabanjije irema ibintu byose, irabirema ibishyira hariya. Irangije umuntu iramwitondera, irangije imurema mu ishusho yayo. Nuzajya wireba uzajya umenya kuri mu ishusho y'Imana. Igihe urubanza umuntu rwari rwakaswe, Yesu yaritegereje. Haleluya. Arangije arareba ati ntago ari ngombwa ko uyu muntu arimbuka. Ngo arangije aragenda ngo afata ngo igitabo cyari mu kuboko kwa se rata kw'iburyo. Haleluya. Haleluya. Nje kubabwira Mana, ntago ari ariko nabyo ndakomozaho ntacyo. Ngo arangije ngo Yesu aritegereza aragenda abwira ayegera se. Reka mbabwire igitabo cyari cyo, reka mbabwire ku gitabo rata. Haleluya. Nari njenzi ko ngiye kubabwiriza ijambo rivuga ngo ariko Mana we, nari nje kubabwira imbaraga z'umuhamagaro, ariko ngiye kubabwira imbaraga z'igitabo. Harimo abantu badasobanukiwe igitabo neza. Igitabo muzi cyari cyo? Abantu benshi bazi ko igitabo Imana yari ifite mu kuboko kwayo ni iki? Niko kurira? Oya mama. Ngiye kubabwira igitabo cyari cyo. Umushumba ndatekereza bizi. Igitabo, ariko sinzirimba ndumva ijwi ryanjye rihagije cyangwa bongera akavorime, ndikumva ntazi bitari gusoundinga neza. Ni muri kunyumva? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Igitabo ni umuntu, ni projet. Umuntu ni igitabo Imana yari yanditse ku muntu. Ni umuntu mbese. Ubuzima bw'umuntu nicyo gitabo. Nicyo gitabo Imana yari ifite mu kaboko kayo. Ubu uri igitabo ku Mana. Ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe uri igitabo ku Mana. Haleluya. Kubera ko kwandura nta kindi gitabo Imana yari ifite mu kuboko kwayo kw'iburyo, ni ishusho y'umuntu, PRS y'umuntu cyangwa ubuzima bw'umuntu. Haleluya. Ubwo buzima nibwo Imana yari ifite mu kuboko kwayo. Noneho Yesu arangije aragenda mwambura ubuzima bw'umuntu rata. Haleluya. None ikintu cyantangaje mu byahishuwe, niho riri ryo somo mu bice 5, niho aho hantu biri. Ngo noneho ngo arangije ngo aragenda mwambura igitabo rata, agikura mu kuboko kuko umuntu yari yamaze kwangwa. Amaze kukiya, muzi ikintu cyantangaje hari ahantu. Yesu ubundi Imana ijya gufata kiriya gitabo yari yakoze igenzura. Ngo mu bamarayika yakoresheje inama ngo habura ubumbura igitabo. Yaramanutse iza no ku isi. Igeze ku isi habura n'umwe wacunguriye umuntu. Ntago yabirangirije aho, ngo ndetse n'ikuzimu yari imanukiye igerayo, ibura uwabumbura igitabo. Dore akantu kamfashije. Haleluya. Haleluya. Dore akantu kamfashije. Buriya Imana kiriya gitabo yaragisomaga, igasoma ububi bw'umuntu, inisome hasi notabene. Hariho question. Hariho notabene, sinzi nimba muri buyumve. Hari ukuntu bajya bandika igitabo bagize icyitonderwa. Biraje. Yari ntago basomaga igitabo neza ngo bagere ku cyitonderwa. Icyitonderwa. Ntago Imana yasomaga ububi bw'umuntu ngo igere ku cyitonderwa. Haleluya. Yarasomaga ikerekana ububi gusa, ntiyerekane n'ubwiza bw'uriya muntu. Haleluya. Kuko ikiza kumena ibanga ry'uburyo umuntu akwiye gucungurwa n'akamaro azagira, nukuri mu bizima bine hari bubone kumucungura. Haleluya. Haleluya.
ngo arangije Yesu noneho ngo Yesu yemeye kugifata ngo ibimizi ngo bararirimbye barahimbaza. We unyumvire, ntago rega uburyarya bwatangiriye hano muri mwebwe bene da. Yamaze kugifata batangira guhimbaza ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo yisitsi cya Dawidi, ngo nguyu ngo arata. Uri kunyumvira? Muri base ntibari bataramanye muri icyo gitaramo, ntibari bahari. Bararangije n'ikimenyimenyi bararirimbye. Amaze gufata igitabo barahimbaza. Amaze gufata igitabo, kuki batari bahimbaje mbere ataragifata? Ibintu bitubaho muri iyi si yacu cyane abantu tubana nabo ntabwo ari impanuka ku buzima bwacu. Haleluya! Ntabwo ari impanuka. Nimubona uburyarya abantu babaryarya bagenda inyuma, ntabwo byatangiriye aha. No kwikunda ntabwo byatangiriye aha. Haleluya! Ngo warangije ngo aremba ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cya Dawidi, ngo nguyu arata. Uranyumvira? Amashimwe barabonetse rata. Reka nihute cyane ngere kuri icyo gitabo. Noneho Yesu wacu yaragifashe aragisoma neza, aragisoma areba ububi bw'umuntu, yita ku gaciro k'igihe bafashe barema umuntu. Reka nigere kuri notabene, reka nigerere ku cyitonderwa. Yesu yageze ku cyitonderwa, we ntago yigize ahagarara kuri biriya bibi, ahubwo agiye no ku cyitonderwa. Ku cyitonderwa hari handitse ko umuntu uzemera akamanuka kuza gucungura umuntu azahabwa kwicara iburyo bwa se, ndetse bakicarana mu bwami. Kandi uwo muntu ntago azapfa ngo amare igihe mu mva, azamara iminsi 3. Haleluya! Iyo bakize guhishurirwa iriya minsi 3, ni ukuri ko Imana hari ubujya ko ari buzuka. Ariko ntago bigize basoma neza igitabo. N'Imana ntago yigize ibahishurira icyitonderwa. Haleluya! Haleluya! Ngarangije aragisoma Yesu wacu sharakimanuka. Arangije amanuka nk'intwari. Arangije aramanuka za mu isi yacu rata. Kubera ko yari afite umugambi ku muntu ngo arigisha. Kuko yari afite ibanga ko mu isi nubwo abantu barimo bari bakoze icyaha. Erega burya bari bazize ubutinganyi. Bari bazize ubutinganyi. Ni icyaha Imana yarinze urunuka mutajya nta n'ikindi yari yanazize. Bari banazize abantu. Bari bazize kubana bahuje ibitsina. Ibi bintu biri kuba ntago ari impanuka, bimazeho iminsi. Nicyo cyari cyateye Imana uburakari, yiza kurimbura umuntu yari yiremeye. Haleluya! Ariko Yesu wacu ntago yitaye kuri icyo ngicyo, kuko ntago Imana yari bugendere kuri iyo motifu y'abo bantu bakoze ibyo. Yesu yaramanutse arangije kuko yari afite ibanga ry'uko harimo abantu batabikoze, kandi yagombaga kubwiriza bakemera bagakiranuka nk'uko natwe twemeye kuza guterana. Ubu se nta bantu bari mu kabari hari hirya za Musanze mu mujyi, ariko twebwe turi imbere yande ya Data, turi imbere ya Data rata. Haleluya! Arangije aramanuka abwiriza abantu, arababwira, abumva barumva, barihana, abamugambaniye ntibabuze, n'abagize gute. Ariko Yesu wacu arangije akora agakoryo, arababwira ati ibi bintu ntibihagije. Haleluya! Ati ibi bintu ntibihagije kugira ngo mbereke yuko ndi umuntu ukomeye, kugira ngo mbereke ko nshoboye byose, kandi hari ibanga mfite, reka njye no kumusaraba rata. Haleluya! Arangije umuhungu mwene Mariya aravuga ati noneho kugira ngo rya sezerano nagiranye n'abantu, kugira ngo mpereze umuntu agaciro, kugira ngo nsibanganye n'ikiru cyose umuntu yari yaka, kugira ngo urubanza rw'icyaha kugira ngo rukurweho burundu, ndarukuzaho umusaraba. Haleluya! Arangije ajya ku musaraba musharami, arabambwa. Amaze kubambwa turabamburwa. Satani banga yahishwe nuko iminsi 3 yagombaga kuzuka. Ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse, arangije yicarana iburyo nase, iburyo bwa se. Haleluya! Siko kuri kw'ijambo ry'Imana se niryo banga yahishe. Iyo notabene, icyo cyitonderwa, nicyo cyari cyanditse kuri projet y'umuntu cyangwa ku gitabo cy'umuntu umuntu yari yanditseho ububi bw'umuntu. Hasi hari handitseho n'igomba gucungura umuntu, cyamara kumucungura uwo muntu wacunguye uwo muntu akabona n'igihembo cyo kuzabaho mu bundi buzima bwiza. Haleluya! Reka njye nigire mu ijambo nayingendereye, nako ngako kari ngombwa. Nagira ngo musobanukirwe igitabo Yesu yakuye mu kuboko kw'Imana, sibyo? Si mu gisobanukiwe ntago muza kugera kujya ni Bibiliya. Igitabo Imana yavugaga n'umuntu, imimerere y'umuntu. Amen. Ratanda umugore Imana yagiriye ubuntu,
Mana yanjye we, iby'uyu mugabo ni birebire, wabivuga ntiyabimara nawe ubwo yagiye atabisojeje, ariko nukuri tubivugaho agace kandi bikanezeza imitima yacu. Haleluya. Ikintu cyanzanye no kubabwira ngo nimuhumure mukomere, aho abandi baburaniye twe tuzahabonera. Ibyacu byanyazwe nukuri Yesu azabiduha kandi azaduhemba nukuri, kandi ikiruta ibindi nubwo ibyo twifuza n'abandi babifite, ariko twebwe icyo turusha abandi nubwo twabitunga rata izaduha n'ubugingo. Amina. Nzanye ijambo riri muri Yona ibice byaho 2, umurongo wa 11, naho nyine ndi busoma ubundi mvugeho ubundi mpanuremo. Amen. Haleluya. Turahanura mu izina rya Yesu. Imana niduha no mu ndimi turazivuga. Ni impano umugabane twagabanye ku buntu. Njya nicara nkavuga ariko Mana wangiriye neza. Imana njya nicara nkavuga ngo yaba yaryaga yaba yanywaga nayifata nkayitwara nkayijyana muri hoteli ikomeye Remigo, nkayigurira inkoko kuko aho yankuye ni habirata. Akira de bari si habirata, kwa Makiri ni habe. Twari turiyo tunezerewe tuzi ko ari heza, ariko ugeze muri Yesu ubona ikinyuranyo. Ese sindi umugore mwiza aratuhimbaza Imana, kandi no mu buryo bw'umubiri nambaye kibiribiri nabwo naba ndi mwiza, no mu buryo bw'umwuka nkaba mwiza. Haleluya. Ako nshima Imana ko ndi mu buryo bw'umwuka rata. Uburyo bw'umubiri bwo naraburenze, ibyo si bikiri ibyanjye. Abo icyo ntumbiriye no gusingira Yesu. Tujye muri Yona paje aho ni 855, abatarahagera ni ibice byaho 2. Nje kubabwira inkuru ya Yona, si ubwa mbere uyumvishije, ariko harimo ubuhanuzi bukomeye. Haleluya. Umurongo wa 11 gusa nta wundi ndi busome, kubera ko ngewe Ezekiel ndi mu buzima bwo kwitoza kujya muri Amerika. Ubizi gahunda ni indege. Nahishuriwe ibanga, burya abanyamerika baza ubwenge. Buriya iyo ugiye ku gatutu ugihaguruka gutya bahita besaramo iminota n'amasegonda uri bubwirize. Iyo uyirengeje agatuti karimanura ugasigara uhagaze gutya kitse hasi, uhita usohoka ahubwo mu by'ukuri kamaze kumanuka waba ugikora iki? Ibyo wavuze bihita biba. Ndi kwitoza kujya muri Amerika, ariko ntimwigizemo nama n'iminota ndi bukoreshe, ariko ubwo mwambwiye ngo uko umwuka nyobora mba ariko nyobora. Haleluya. Uko umwuka ari bumpe guhanura niko ndi buhanure mu izina rya Yesu. Amina. Muri abantu b'Imana, Imana bampera umugisha. Mwangiriye icyizere n'ijoro ryangiriye icyizere. Haleluya. Ijambo rirambwiye ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Onuri ntarinde ijambo. Haleluya. Imana igutegekere ibintu byari byarakumize bikuruka imusozi. Nzanye ijambo ry'ubuhanuzi, murafashwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Nubwo ntazi gutera za haleluya cyane, ariko mfite ijambo rihinguranya n'inkota ityaye. Ndimo ndahanura mvuga ngo icyari cyarakumiriye ubuzima kikuruka imusozi mu izina rya Yesu. Icyara cyaramize ubucuruzi bwawe kiburuke mu izina rya Yesu, kandi bukiburuke he? Imusozi. Ntikiburuke mu manga, kiburuke imusozi, kuko imusozi nta kintu kibasha kongera gusubira kumira ibyawe. Haleluya. Nzanye ijambo umutwe w'amagambo uravuze ngo imbaraga z'umuhamagaro. Haleluya. Imbaraga z'umuhamagaro. Amen. Uyu mugabo Yona yari yaratoranirijwe kuzaburira ubwo igihugu cya Nineve. Haleluya. Yanze kumvira ijwi ry'Uwiteka, yanze kumvira Imana, ariko arangije Imana kuko yari afite umuhamagaro. Iyo wanze kumvira Imana yaraguha umuhamagaro ko byange bikunda urayikorera. Haleluya. Wakwihisha mu buvumo iraguturumburayo urayikorera. Haleluya. Imbaraga zo kumvira umuhamagaro.
niko umutwe w'icyigisho cyanjye zibivuga. Imbaraga z'umuhamagaro. Umuhamagaro utubeshaho. Haleluya. Umuhamagaro utubeshaho. Umuhamagaro utunga ubuzima. Waba uri mu byaha, umuhamagaro uragutunga. Haleluya. Ndabisobanura. Waba uri mu bukene, umuhamagaro uragutunga. Waba uri mu mafaranga, umuhamagaro uragutunga. Haleluya. Imana ntabwo yigeze yita kuri Yona ko yanze kumvira, kubera ko yari afite umuhamagaro yo kuzakiza ubwoko bwa Nineve, kubaburira. Ariko waranga, ashaka gutoroka umuhamagaro. Haleluya. Yashatse kwanga ashaka gutoroka umuhamagaro wiwe ngo ahungire i Tarushishi. Amena. Iki gihugu cya Nineve, impamvu yagengaga kukijyayo, nicyo gihugu cyaguyeho abahanuzi benshi, nicyo gihugu cyabaye akagambane kenshi ku bakozi b'Imana. Noneho Yona bakabire bakavuga ati ibi bintu ntabwo bizavamo, ngiye ntabwo hari ahantu nahakorera umurimo. Haleluya. Iki gihugu cya Nineve, haleluya, kiri muri Iraq, nicyo gihugu cyitwa Babuloni. Amina. Tujye twiga neza ijambo ry'Imana dusobanukirwe. Amen. Nubwo harimo ubuhanuzi, ariko tuba tugomba no kwiga ijambo ry'Imana. Amina. Nineve ubungu niho muri Iraq, ariho hari muri Babuloni. Noneho i Tarushishi ni umugabane w'Uburayi, ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, cyari igihugu cy'amahoro, igihugu kitabamwe umwiryane. Urumva byange bikunde niho yashakaga kugira gute? Kwigira. Yari ari guhunga ibibazo. Uko ugenda uhunga ibibazo, byange bikunda umuhamagaro wawe ubanaho nawo. Haleluya. Byange bikunda icyo uzigira cyose, icyo uzakora cyose, umuhamagaro wawe ntaho uzagutegerezaho mpaka. Ntabwo uzigera upfa. Amina. Utarageza ku muhamagaro wawe. Paulo igihe yajyaga kwicirwa ku kirwa i Patimo, ntabwo yagombaga gupfa ataraburira Abaroma. Haleluya. Abefeso zirandika agomba kuzandika, ariko akiza gufa mbere. Urumva ko yarakiri mu muhamagaro wiwe. Nje kubatangariza itangazo rivuga ngo tubeshwaho n'imihamagaro. Kuba uriho hari umuhamagaro Imana ikigutegererejeho. Kuba ugihumeka, nta marimbiri arimbe ntiryuzuye, n'abantu baririmo. Hano hari amarimbi menshi. Kuba utariyo no kubera umuhamagaro. Isuzume neza urebe ko utari mu muhamagaro w'Imana. Kuba uriho n'umuhamagaro w'Imana. Uyu mugabo Yona ngo arangije aramanuka, aragenda agiye guhunga, ngo atsukira mu bwato bwari buri kugana i Tarushishi. Haleluya. Ngo akigeramo habaye ikintu bita umuhengeri. Reka mbabwire, hariho igihe umuntu ahunga umuhamagaro ugateza ikibazo. Umuhamagaro ugateza ikibazo bene so. Umuhamagaro ugateza umwiryane muri bene so, kwa kutawukoresheje uko bikwiye. Amen. Urimo urahunga umuhamagaro ugateza ikibazo. Turi buze kubasengera. Haleluya. Murimo murateza ikibazo mu muhamagaro. Yona kigera mu bwato, noneho ikintu cyantangaje kuri aka kagabo, njya mbona kara kagabo gatoya, iyo ndi kubitekereza ngo karagiye kwitsimba n'ahantu abantu badakwiye kujya. Karagiye kajyamo hasi. Abandi bari hano hejuru, abashoramari bari hejuru, abanyamafaranga bari hejuru, bari bavuye kwirangurira za Dubai, bari bavuye kwirangurira hehe, bari hejuru. Ngo Yona aratsuka n'ubukoboyi bwiwe, ngo arimo arakwepa umugambi. Uko wabigenza kose, aho wakatira hose, nta muntu ujya ukwepa umugambi w'Imana. Aragenda yitsimba nk'ahari. Amaze kwitsimbayo, ikibazo kirakomeza. Baribaza atari ko ni ibiki byabaye. Barangije barabona ibiki byabaye. Barangije baravuga ngo reka dukoreshe ubufindo. Ubufindo ni amasengesho. Reka mbibiri banga, nimubona hari umuraba waje mu itorero, mujye musenga Imana. Haleluya.
harimo umunyamuhamagaro uba waje yaranze kumvira umuhamagaro. Haleluya. Kandi iyo umuntu yetumviye umuhamagaro ateza ikibazo, ateza umuraba. Amina. Mujye mwegera Imana musenga. Bakoresheje ubufindo, njye mpita numva ari nk'umukecuru wagiye mu mwuka tiri zompaya zekota, ahita avuga ati mureke mbereka aho ikibazo kiri. Arangije aragenda, wa wundi wari utwaye ubwato aragenda asanga akagabo kitsimbye hariya. Arangije arakabaza, karivuga neza. Maze reka mbabwire, iyo umuntu azi ko ari mu kibazo yari no guhunga umuhamagaro wiwe, nukuri yo nayivuze neza, arivuga arimanuka neza, yivuga uwo ari we. Ahita avuga ati ibintu byose byabaye ndabizi, icyo muri kuzira nuko nanze kumvira Uwiteka. Haleluya. Ngarangije ngarababwira noneho wumve nakandi kaga, mwumve ukuntu Yona yari umuntu mubi cyane. Arangije arabwira ati noneho ngiye no kugira ngo njye Nineve, ikintu ndi gushaka nuko mwanyica, ndapfa 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 ndapfa, aho kugira ngo njyewe njye hariya Babuloni ndapfa. Timujugunye Kasiya mukubite mu nyanja, ubundi nirangirire. Maze hasanga Imana yahageze fresh, umugambi wayo ntago ushobora kuwuhunga. Ihita imutupa mu nda y'urufi we. Haleluya. Yahise imunaga mu kanwa k'urufi. Wumva igitangaza, iriya fi kumira umuntu nka Hezekiel ni ibintu byoroshye. Nibyo yahise aragenda araparikamo, kuko yari mu mugambi w'Imana. Aragenda aparikamo 3 jours, ahantu yagombaga kugenda igihe kirekire hagenze iminsi 3. Ariko akiri mu nda y'urufi. Reka nkubwire, iyo urwana n'umuhamagaro w'Imana n'ubundi wibuka gusenga. Ngo arangije ntumbaza aho yasengeye, ye ku rudodo, nimba yarasengeye kwihwa, icyo yasengeye ntago nkizi. Ngo yaragiye ngo ajya ahantu arasenga, arangije yibutse Imana, ararambarara. Haleluya. Nubwo wakwepa umuhamagaro w'Imana gute ugaca cyemberesi, ariko Imana iba yiteguye kugukoresha icyo yagomba kugukoresha. Yona arangije aragenda, urufi rumumarana iminsi 3 mu nda. Irangije iragenda, ari naho umurongo nasomye, iramuruka imusozi. Haleluya. Nineve aho yatayangaga kujya, kuko yahise abwira Imana ati noneho ndabyemeye ndagiye, ngiye kuvuga gukora icyo wavuganye nanjye. Yagezeyo. Haleluya. Yagezeyo, ariko yagiye ku gatuza k'Imana. Sha iby'Imana nta mibare wabizanamo, iby'Imana izi kubara we. Imana irabara, murabarana, izi gukuramo, izi guteranya, izi gukuba, izi kugabanya, byose irabizi. Arangije Yona aragenda akora icyo yabwirijwe. Arangije muri icyo gihugu yari arimo ngo have izuba ryinshi cyane. Haleluya. Kubera ko yari yumviye Imana, Imana imuremereza uruyuzi. Haleluya. Imana ituremereye uruyuzi, Imana itumereza uruyuzi rata. Haleluya. Ezeki Imana ikumereza uruyuzi, Imana ibaremereza uruyuzi. Ndi kwatura Imana, ndi guhamagara Imana ibaremereza uruyuzi. Urwo ruyuzi yararumejeje Yona agubwa neza. Haleluya. Haleluya. Amaze kugubwa neza, uruzi ngo rwaramutwikiraga rukamutwikira iryo zuba, yararyaga. Urwo ruyuzi yari afite amaduka, urwo ruyuzi yari yaraguze amamodoka, urwo ruyuzi. Haleluya. Ngo arangije haciye iminsi uruyuzi ruruma. Haleluya. Amina. Yewe nje kukubwira ngo Imana ikumereza uruyuzi rutuma, uyikorere neza, ntiziruzigere rwuma ku buzima bwawe. Uruyuzi iyo rwumye usubira habi, uruyuzi iyo rwumye rw'ubuzima biba bibi. Uruyuzi rwa butiki iyo rwahombye isi irakota. Ndimo ndasenga Imana ngo ibamereze uruyuzi rutazigera rwuma. Rata Imana ituremera uruyuzi rutazuma, cyangwa ituremera uruyuzi ruzuma kugira ngo tuyikorere. Ituremere uruyuzi rutazuma tuyikorere, rutazuma tuyikorere, cyangwa ituremere uruyuzi ruzuma kugira ngo tuyikorere. Muri kunyumvara?
Ezekiel Imana imeze uruyuzi. Imeze uruyuzi rugumeho tuyikorere cyangwa itumereze uruyuzi ruzuma tuyikorere. Ndabateze nimumbwire. Amen. Amen. Igisubizo cyiza mu ruhande rwanjye. Imana itumereze uruyuzi rutazuma tuyikorere. Amen. Uko rwumye twabura isabune, twabura icyo kurya, naho twabura itike, twabura amavuta. Ishobora kurwumisha kugira ngo uyikorere. Impamvu Yona yarwumishije nuko ko yaratangiye kwikakaza, yari yasubiye hahandi. Imana ugiye ubwira ngo mpa amafaranga, numa amafaranga nzafasha imfubyi, numa amafaranga nzafasha abapfakazi, numa amafaranga nzarihirira abantu mitiwere, warangiza wagera mu kagamika. Nayize ubwenge. Haleluya, haleluya. Irarwumisha we. Ntibajya bavuga Imana ntivuguruza. Imana irivuguruza, ntibazababeshye. Imana irahinduka. Mu bumana bwa Imana irahinduka. Haleluya. Tugiye gusenga Imana itumereze uruyuzi rutazigera rwuma kandi tukayikorera. Uwumva ari mu mujyo nk'uwanjye turaza gufatanya dusenga Imana. Ariko niwumva nirumeze utazayikorera, irwihorere. Kuko kugira ngo iguhombe yaguhombye. Kandi gukizwa neza bitera ishaba, gukizwa nabi bitera umwako. Njye mbona ntazabishobora, abireka. Haleluya. Nukura bari hanze ntibaguwe neza se? Ntibaguwe neza? Hari icyo baganya? Eyiwe, ariko ikintu tubarusha byange bikunde n'ubugingo. Njye nshimira Imana yampaye ubugingo. Urwo ruyuzi rwumye ndiho, rutumye ndiho. Haleluya. Umujyo wacu nukubaho ubuzima bw'uruyuzi rukorera Imana, rushima Imana. Amen. Uyu mugabo Yona yanyigishije ikintu gikomeye. Haleluya. Byange bikunde imbaraga z'umuhamagaro zitubeshaho. Ntago Imana ishobora kuguhomba yaraguhamagaye ko hari icyo uzayikorera. Nibibaho. Ubyangu byemere. Bura nubwo nababwira gukumwuka unyoboye, hari ibindi biri bukurikireho, ariko mbere yuko hari ikindi nkora turi buvugeho, ngiye kwinginga umuntu uri hano uzi ko yagiye kure y'umuhamagaro wiwe, ambabare mu byubahiro byahaguruka tumusengera Imana imugarure mu muhamagaro. Ikindi, umuntu uzi ko atigize yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aranyemerera ahaguruke yigire ejuru, nawe tumusengera Imana imwakire mu bwami bwayo. Amen. Tugiye gusenga, turasengera ibintu bitatu. Mumfashe mubifate mu mutwe, kuko ibyanjye nabyo bije biza aho ngaho. Ubwo hari ibyo nshobora no gutekereza byo ntabivuga bikaba birarangiye, haba harimo ibintu byinshi. Tugiye gusenga Imana itumereze uruyuzi rutazigera rwuma ku buzima bwacu. Siko kuri? Kubona uriya mupapa ari hari afite amafaranga n'iduka rye byamubera, kandi byose bikava ku isengesho twasenze. Kuba waba uri umukobwa ukubaka urugo rwiza, Imana ikakumereza uruyuzi mu rugo rwawe, urugo rw'umugabo w'icyubahiro w'igikundiro, nabyo n'ubundi buzima buryoshye. Haleluya. Nshimiye Imana ko yandemeye uruyuzi rata nanjye rutuma, uruyuzi rutohereye. Vuze ibintu bitatu tugiye gusengera. Umuntu uzi ko yagiye kure y'umuhamagaro wiwe, ambabarire mu cyubahiro cyiwe, yigire hino tumusengere. Hari igihe waratatiye uburirimbyo aranze kuririmba, hari igihe waba ariko muzinga umuhamagaro niki, utagitanga icya 10, utagisenga uko bikwiye, nawo n'umuhamagaro yemwe. Gutanga icya 10 n'umuhamagaro, no gutura Imana amaturo n'uyu n'umuhamagaro, kudasura abarwayi nabyo n'umuhamagaro. Ibyo wakoraga ukaba utakibikora, uzi yuko ibyo bintu wigize ubikora uri umukristo, haguruka. Muhaguruke mwigire imbere mu byubahiro byanyu.
umuntu uzi ko yatatiye umuhamagaro wiwe, kandi ibintu tugiye ntago ari ibipapirano, ntago ari pirate, tugiye gusenga Imana mugaruke mu muhamagaro. Kuba muriho muzi impamvu Imana yabarinze, bareke mvuga aka kantu. Kuba muriho nuko Imana hari umuhamagaro wanyu kibarindiyemo, mugomba gukora ibyo mugomba kuzakora. Haleluya. Amen. Kandi mubiteremo ikirenge mubikore mubikunze, kuko ingororano zindi ni izanyu, ntago ari iz'Imana. Ntago ibi bintu ari inyungu ku Mana, ni inyungu kuri mwebwe. Haleluya. Amen. Senga Imana. Igitare Kimana reka ngungireho umujinya abaziza kera waramenye none umwishemo umujinya w'Imana wihishemo umujinya w'Imana amazi n'amaraso byo mu bavurwa we inyiza uburyo urubanza rwiza n'imbaraga nziza byo. Haleluya. Kuza nsindabye kuzatsinda ukundi. Mana we Mana bampera umugisha kandi Mana habe icyubahiro. Yesu. Reka begeza akarago bugufi, muce bugufi, mupfukame. Icyubahiro ni icy'Imana. Imana ijya yitegereza mu mutima w'umuntu. Iyi ntambwe muteye, haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye wajuru we, ndagushimiye wa mwami we, izina ryawe iyo ubohotse wegera imbere y'Imana, iyo ubohotse winjira mu by'Imana, Imana itera indi ntambwe nayiza mu byawe. Haleluya. Izi ntambwe muteye muzana nizo ntambwe Imana igiye gukora, izitere namwe ijya mu byawe. Haleluya. Amen. Mana ubwo turaba dusenga, ubwira Imana ati ndagarutse. Burya intambwe ya mbere niwe urayitera. 99 Imana niza kuzitera, ariko ihere kuri ya yindi yateye. Niwe ivanga mu by'Imana iza kwivanga mu byawe, ariko precision facteur premier ni wowe. Haleluya. Iyo umuntu agarukira Imana abazi aho yananiriwe, abaza aho yacumbikiye, cumbukurira aho ngaho. Haleluya. Imana irakugirira neza. Haleluya. Ari umunyamasengesho urabireka. Wahuye n'amagambo usubira inyuma, wahuye n'ibigucogoza uracogora, ariko ubundi mureke mbabwire, Satani ntabwo ajya higa umuntu utari uw'ingirakamaro. Yego nibyo. Icyatumye Satani akugabaho ibitero n'ukuri umunyamumaro, n'ukuri umunyamasezerano, n'ukuri umunyamugisha. Rero ubwire Satani ngo namaze kumenya ko wandwanyaga, uyu munsi nanjye nje kukurwanya. Kandi nukuri njya mbabwira ibihamya byinshi by'Imana yakoze. Haleluya. Kuba ari mu murimo. Haleluya. Naho utawurimo azahora muri ya marira ye, azahora muri ya maganya, ibibazo biziyongera. Ariko uri mu murimo, nose shebuja ntahemba. Yego. Shebuja ntahemba. Abisi ko badukoresha bakaduhemba se, data wa twese yabura ate kuduhemba. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya. Aba ni abapapa, abamama, abasore n'abakobwa bongeye gupfukama bagusaba imbaraga z'umwuka wera. Bahuye n'imiraba myinshi, bahura n'ibigerageza byinshi, uruyuzi rwabo ruruma kandi urugendo rugomba gukomeza. Turakwinginze muri uyu mwanya, tumaze kumva uko ijambo ryawe ritubwiye ngo Yona ngo wamutegekeye urufi rumugende rumuruke. Yego. Ku musozi. Yego. Ndabohoje imigisha y'aba babyeyi. Oya nibohoke mu ndabohoje imigisha y'aba bagabo.
wa mwami wavuze ko abo nzasabira umugisha bariyimiriye mu mitima batsinzwe n'urubanza bari imbere yawe Mana uhindura amayerekwa yawe uhindura icyerekezo cyawe ubicaze mu mugisha wawe ubicaze mu masezerano yawe barakugarukiye nawe ubagarukeho bongeye gufata ibyemezo bishya nawe ubazeho ugendane nabo mu mitekerereze yabo ya buri munsi mu mikorere yabo ya buri munsi nibyo kugaragare nibyo ndabona marayika wawe arimwo abakora abavanaho umwuka mubi ariho abavanaho itangiro ariho abavanaho amarira ariho abavanaho amaganya urakoze nyakubahwa nanjye ndagushimye urakoze Elshadai urakoze Adonai imbaraga zawe urakoze Jehova Jire urakoze Jehova Rafa urakoze Yesu ko ukijije indwara hagati muri twe urakoze Uwiteka ko mbona utanze umugisha w'imikorere urakoze papa ngaba mbona uzanye n'ibyunguka hagati muri bo tugukomeye amashyi tuvuze impundu kuko ukwiriye icyubahiro iminsi yose Yesu amen Mana ivuganye nanjye irambwiye ngo mugende mwicare mu nyungu zanyu ni ukuri haleluya uyu ni umwanya w'umugisha Imana y'amahoro ivuganye nanjye mwebwe mwemeye kwica gupfukamaha Imana ivuganye nanjye mugende mwicare mu nyungu zanyu amen amen kandi yera irongeye ivuganye nanjye irambwiye ngo nta rupfu amen amen ngo nta rupfu ruhari mutaragera ku mihamagaro yanyu ku mihamagaro Imana yabateguriye nta rupfu ruhari urwo ruyuzi ruba umumaro ku buzima bwawe haleluya uruyuzi rufasha abapfakazi uruyuzi rufasha indushyi uruyuzi ruzubaka amashuri uruyuzi ruzubaka ibikorwa bikomeye muri iki gihugu cyacu rata haleluya tugiye kwinginga Imana umukozi w'Imana azamura isengesho Imana iduhe Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turaguhamagaye ababyeyi turakwinginze abakobwa turakwinginze abagabo ijambo ryawe ritubwiye yuko ngo umaze kubabarira Yona rwongera umumerezi uruyuzi nyemerera isaha nyemerera itariki Mana utumereze uruyuzi Mana utumereze inzuzi umereze abakobwa inzuzi umereze abamama inzuzi umereze abagabo inzuzi umereze abasore inzuzi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Mana tumereze inzuzi mu kazi tumereze inzuzi mu ngo zacu tumereze inzuzi mu izina rya Yesu mu murimo wawe tumereze inzuzi mu itorero tumereze inzuzi Yesu Kristo tumereze inzuzi tubone neza yawe Jona amaze kukumvira yabonye neza yawe Jona amaze kukubaha yabonye neza yawe uruyuzi rwarameze rwarongera uramera maze agubwa neza abona ukuboko kwawe abona ineza yawe natwe tubone ineza yawe natwe dutabarwe natwe tubone ineza yawe tubone imbaraga zawe abakobwa bazibone abamama bazibone abasore bazibone abagabo bazibone abahanuzi tubone ineza yawe mu izina rya Yesu Mana tugirire neza kubw'ijambo ryawe ritubwiye ngo maze utegeka urufi ngo rurukeyo n'imusozi Mana turuke Yesu Kristo tegeka igifi cyatumize maze kituruke imusozi tugende dusenge tugende tubwirize ubutumwa tugende duhanure tuvuge imbaraga zawe mu izina ryawe Yesu twakira akazi twakira amafaranga twakira ubuzima bwiza tubone imbaraga zawe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Yesu dutabare haleluya Yesu tambura Yesu tumika kazi twaciye bugufi Mana dutabare Mana turengere Yona aciye bugufi maze uramurengera Yona aciye bugufi maze uramutabara sinajya ahabwa icyubahiro utabaye abamama utabaye abagabo utabaye abakobwa utabaye abasore
iteraniro uradutabaye uraturengeye umesheje inzuzi zacu umesheje amasezerano yacu urayamesheje izina ryawe rihabwa icyubahiro utabaye abantu uraturengeye uratubohoye uratukishimiye uratunezerewe Yesu 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 we ndagushimye kudutabaye ndagushimye kuturengeye ukuturengeye uraturengeye twari dushobowe ariko uraturengeye twari tuje epfo na ruguru uduhaye icyerekezo mbonye Imana itanze icyerekezo mbonye Imana ibahaye icyerekezo Imana itanze icyerekezo shorayi domere tokere Imana yagitanze izina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya Imana itanze icyerekezo Imana imejeje inzuzi ndagushimye ko ubikoze ndagushimye ko umejeje inzuzi mu bamama mu bagabo urazimejeje mu basore no mu bagabo urazimejeje Yesu bwoko bwawe uradutabaye dukuye mu butayu dukuye ku cyavu duje n'ibikomangoma duje n'amadolari duje n'amanyarwanda duje n'imigisha duje n'ubukire duje n'ubutunzi duje n'icyubahiro duje n'amasezerano duje n'agakiza duje n'umuhamagaro sinagara Yesu Kristo wa Nazareti izina ryawe rihabwa icyubahiro uri Imana ifatika uri Imana ikomeye uri Imana yageze ku nyanja maze irivuga Farawo aratinya icyubahiro kibe cyawe habwa icyubahiro wongeye kwivuga imbere y'ubwoko bwawe wongeye kwivuga imbere y'ibigeragezo byatubaye karande wongeye kwivuga imbere za karande zo mu miryango wongeye kwivuga imbere y'abarozi batubwerageje wongeye kwivuga imbere y'ubukene Satani yaduteje wongeye kwivuga imbere y'ibirwara batwohereje wabwa icyubahiro ko wivuze ku muntu wese uri muri iteraniro wabwa icyubahiro buri umwe wese daturamwambukije urakoze Yesu urakoze daturabikoze Yesu Kristo wa Nazareti Yesu habwe icyubahiro ndabona marayika ndabona abamarayika bari gukora caci ndabona abamarayika bazanye ubuzima bushya Yesu Kristo wa Nazareti ndabona Imana imeze inzuzi ku muntu wese akira kumererwa inzuzi izina rya Yesu igifi cyakumize Imana iragitegetse kirakurutse kiguhuje n'igitangaza cyawe marayika w'Imana akigezeho aragitegetse gifu umuntu Yesu aragitegetse igifu cy'umuntu Yesu aragitegetse kirakurutse kirakurekuye umurozi arakurekuye uragiye mwanzi wawe arakurekuye uragiye mu izina ryanjye none akira kugenda urakoze Yesu uhabwe icyubahiro ndagushimye izina ryawe rikomeye rifite ubushobozi bana bawe baranezerewe babona ukuboko kwawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu amen.
amen. Imana ishimwe, haleluya. Yo mu ijuru irambwiye ngo igukuyeho ibisazi byari byihuse. Wari ugiye gutungurwa n'umutwe bakabona ukuyeho uriyirukiye, wari ubunuje pe, ariko yari yarampamagaye irambwiye ngo uri muri iteraniro ibyo bisazi biburijemo mu izina rya Yesu, kandi usubire ku rufatiro uyikorere, ibyo wayimenyereje nibyo izagutabariramo. Imana yacu ikunda umuntu uyitereta, nutayitereta ntabwo izaza. Yigo Imana igendana n'umunyembaraga, kandi Imana igendana n'umuntu wihuse. Nuzi uyifata nk'inyembaraga nkeya izaza nk'inyembaraga nkeya. Ntiwirebe ko uri umunyembaraga nkeya ariko ifite imbaraga nyinshi kukurusha. Haleluya. Yari yavuganye nanjye irambwiye ngo uyegere kuruta uko umwenda wawe wambara ukwegereye, nayo ije kwivanga mu byawe, ije kugutabara. Haleluya. Imana y'amahoro irambwiye, Imana iguhojeje amarira, urupfu rwuze kuri uwo mwana. Imana y'amahoro ivuganye nanjye irambwiye ngo kuri urupfu rwari rwuze. Imana ivuganye nanjye isibye imva mu rugo rwawe. Imana ishimwe. Imana y'amahoro irambwiye ngo irakurindiye, aho utari iraharinze, irakurindiye kandi kubereye maso. Irambwiye ngo Imana y'amahoro ukuba imbere yayo nayo ije kuba mu byawe. Imana ivuganye nanjye ibyo umaze usengera iminsi ntago mbizi, ariko Imana irambwiye ngo ije gukora ibiruta ibyo wayisabye ku buzima bwawe. Uri gukoresha telefone yanjye, Imana irambwiye ngo igukuyeho akagambane. Imana y'amahoro irambwiye ngo hari amagambo icecekesheje kandi yari uzakomeretsa ubuzima bwawe. Imana igukuyeho agahinda k'igihe kirekire kandi wari ugiye guterwa n'abagore bagenzi bawe. Imana y'amahoro irambwiye ngo ujye ugira ibanga muri wowe, nivugana nawe ujye uribikura imire n'ibyawe. Ibyo udasobanukiwe irambwiye ngo uzajye ugenda ubibaze yiteguye kugusubiza. Amen. Ni ukuri Imana y'amahoro ivuganye nanjye irambwiye ngo ibyo uyikorera birayinezeza, ni nayo mpamvu ikurinze kugeza bugingo n'ubu. Ngo ibyahize ubuzima bwawe byari byinshi ariko yakurinze muri byose, kandi ni ukuri Imana ikubereye maso. Ni ukuri gukuyeho akagambane kari kihuze. Nabonaga induru nyinshi mu matwi yawe, kandi ntagukunda urusaku, ntagukunda amagambo. Ni ukuri kuyampamagaye wanga n'umuntu ukuvuga, ariko yari irambwiye ngo igukuyeho ayo magambo. Ese buri cyiza kamera ntimwayikuraho ra?